The Zoom TV 24. Bimutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe ye mumurize ye ni mumumburize babyeyi ye ni mumumburize bakobwa nagera muri bare disiwe asenyera bukira o mama we ndire numundeba o disiwe para papa para papa para papa para papa amafaranga yanjye disiwe amara kuyatsemba o mama singire numundeba o disiwe ni wowe muvandimwe ni wowe niringiye ni wowe buzima bwanjye Imana yanjye nushaka umufate asumuyapanya cyangwa umufate nk'icyana kinare y'umutinya y'umutinya yelele 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 mubeze Imana yaremye hano ku isi nta n'umwe nakunze uretse wowe Leonia mwana nakunze Maria we mwana nakunze Maria we imisatsi ye yose yayikubise kupe mbere ye yose yarayateretse iyo hanze aha biri kuzamba n'amahoro ariho isi irashaje turwana intambara z'uburyo bwinshi kubwa Nyagasani tukazitsinda zirikana gusa iryo banga ry'umukunzi wihangane ubabaze no kumutegereza w'imama twabashaka kukurya umutima intango umaze gutera nibwo butwari. The Zoom TV 24. Kumwe na JP Acoustic andi ntwari nkaza nk'abakitatire cya mutabazi kitatire kikaniterera ndisati basoma nkabikiza cyane uzi no kwivuga hanyuma JP ni muntu ki wenda twihote umunsi turakora umuziki cyane mwinshi amagambo make. JP no muririmbyi ku giti cye akaba n'umuririmbyi usubiramo indirimbo z'abandi curanga acoustic umunyarwanda ogaza ukaririmba ubwo no mu bukwe cyangwa se muri anniversaire ikintu cyari cyo cyose kinjiza kandi yiciye mu buryo buzima ndagikora mu buryo bujyanye n'umuziki. Bivuga ngo ukunda ahantu hesha abantu bakunda kugutumira ni hehe hanyuma kuririmba kwawe ntago ugorana se? Mu bigaragara ngewe nkora mu makwe amahoteli ahantu hari hose hinjiza namabuze kugorana kuko nyuma nguhe ari ibyuma bingira akamaro nanjye ari byo ngo bikugira akamaro kandi ntago hari amafaranga menshi ndasanga miliyoni abari amafaranga menshi. Hanyuma JP umuziki wawe se wawutangiye ryari? Umuziki wanjye natangiye 2016 2017 nibwo nabitangiye biro official. Yes nagira gukora indirimbo zanjye 2017 nibwo nashize indirimbo yanjye ya mbere hanze. Yesa no gucuranga byo warabyize cyangwa ubikomora wenda nko kubabyeyi abantu benshi ibintu bigendanye n'impano usanga bayikomora ku babyeyi we bihagaze gute? Arabyize ariko sinabyize mu ishuri nagiye noratora hirya no hino niwe ndiwe ubu. Noneho rero icyo tugiye gukora ni ugucuranga tubibutsa ko umuntu urumvisha ushaka JP nyine wenda araza kubana nimero ze cyangwa se ahantu mushobora kuba mwamubona bazitange kuko ibyo tugiye guhugiramo ubu no kuririmba gusa ugushaka umuntu ugushaka avuga ati numvisha umwana arimba neza cyane ushobora kundirimbira mu bukwe ushobora kundirimbira muri party ushobora kuza gususurutsa abashyitsi banjye biragusaba iki biramusaba iki yakubona ate? Kuri social media nkoresha JP Acoustic Official Instagram Facebook YouTube hose nkoresha JP Acoustic Man Official. Nimero zanjye ni 078 72 90 565. Okay.
amatage matera agahinda n'amanyagwa adutwaye uw'ingenzi bakobwa aduteye agahinda bimutoni wacu b'imico myiza sibira rimwe ye mumurize ye nimumumurize bakobwa ye nimumumurize babyeyi yes yo ni marizangira ngo urumva bose ndibihoza za nimba akunda kuzimba abakobwa bakarira hanyuma tubwira abadukurikiye ko ushobora kujya aho hepfo muri comment ugatangira gutera comment zawe ikindi kandi ugakanda subscribe kugira ngo video zizajye zikugeraho uri uwa mbere ahantu hose waba uri. JP tujye ku ndirimbo yawe ujye ukunda kuririmbira abantu bose cyangwa se iyo utekereje ukavuga ati mu ndirimbo zanjye iyi ni ihitiza hafi. Iyi ndirimbo yitwa Marigarita, ni indirimbo y'umukobwa wagiye i Kigali azi ko ari nk'iwabo mu cyaro, azi ko i Kigali bahinga ariko nyine i Kigali ntabwo ari Kigoma. Indirimbo nakoreye muri Tower Record, ikorerwa na DJ Lil, amashusho atunganywa na Nyamurasa Paka. Byose abantu bashobora kuyireba hewe hano duhita twihuta bashaka kuyireba za social media zose natanze, YouTube, Instagram, hose wayibona. Hanyuma numara kuririmba iyo ndirimbo yakujya nkorohereze, hari ukuntu kare twahoze tuganira hano ukagenda ucuranga ugacuranga na laptop ugacuranga indirimbo imwe ukayicuranga y'ibice bice ariko Marigarita yo mu cyaro niyarazi yuko azagera i Kigali, i Kigali si Kigoma, i Kigali ntibahinga, i Kigali si Kigoma, i Kigali ntibahinga. Marigarita yo mu cyaro yari umukobwa w'igikundiro, ababyeyi inshuti z'umuryango babonaga kazavamo ingirakamaro. Marigarita yo Marigarita yo mu cyaro niyarazi yuko azagera i Kigali, i Kigali si Kigoma, i Kigali ntibahinga, i Kigali si Kigoma yeyeye inzovu Nyamurasa. Hano tugiye gutangira cya kintu gisa nk'igitaramo cyacu, uraririmba aho urarangiriza ubwo natwe turaba dushoje nuko rero bimeze. Uru ni uruhuririkirane rw'indirimbo zirenze imwe ariko ziri mu bice bice. Nshatse inshuti zirananiye nizo najyaga niringira, n'ibiteka biri tutaranduranya, ubu n'ubugira gatatu nkubitwa mvuye mu kabari, nasangiye na benshi nkabura umperekeza. Ngira inshuti mfite icyo nziha, iyo nyibuze sinzibone, ubushuti nk'ubwo bushingiye kuki? Ubu n'ubugira gatatu nkubitwa mvuye mu kabari, nasangiye na benshi nkabura untabara. Nagera muri bare disi we asenyera bukira, oh mama we ndire n'umwe ndeba, oh disi we para papa para papa para papa para papa, amafaranga yanjye disi we amara kuyatsemba, oh mama singire n'umwe ndeba, oh disi ni wowe muvandimwe, ni wowe niringiye, ni wowe buzima
buzima bwanjye Imana yanyerere nushaka umufate asumu yapanya cyangwa umufate nk'icyana kinare y'umutinya yelele 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 mubeze Imana yaremye hano ku isi nta n'umwe nakunze uretse wowe Leonia mwana nakunze Maria we mwana nakunze Maria we imisatsi ye yose yayikubise kupe mbere ye yose yarayateretse twaturimbo se twabakera rutimbo twabakera njya numva mu ko abantu baririmba natwo urebaho turari yoga chara chara yoga chaninjishi akenye jesi bisabo wirira wihogora wihoreze wirira wihogora wihoreze Busamata y'amatera gahinda n'amanyarwa adutwaye ingenzi bakobwa haduteye agahinda mbe mutoni wanjye mbe mico myiza sibira rimwe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe ye mumurize ye nimumumburize babyeyi ye nimumumburize bakobwa ko mu bukwe abantu babaryohewe cyane umuntu ashobora kuvuga ati uyu mwana nkurikije kunarimba aririmba neza cyane ashobora kuba mu bukwe umuntu atapfa kumwigondera bihagaze bite ku muntu wenda ushaka kugutumira cyane cyane mu bukwe kuko abantu muri no minsi bari kugenda barongora cyane urabona nago igiciro umuntu presiza ngavuge ngo ni iki kuko biterwa naho umuntu ari nago umuntu uri Butare biba bihagaze nk'uri Kigali kandi nabwo i Kigali biterwa n'ahantu hariho nabwo naho urabizi ntabwo uko ibirayi bigura mu mujyi ariko bigura cyane ni ukuvuga ngo habaho kumvikana uko bisa kose habaho kumvikana kandi nta kunaniranwa gubaho hanyuma izo ni mu ndirimbo zerekeranye n'ubukwe cyangwa se n'ibindi birori mu Gisope naho twagezeyo twigire muri gospel aho bihagaze bite hari abahanzi bo mu Rwanda wenda ugicishaho nk'indirimbo zabo duhere nka kwa Israel Mbonye n'izo ndirimbo numva akenshi zikunda kuba zicurangitse nk'akaye karirimbo ka Israel Mbonye gospel akenshi nkunda kuzicuranga ndi mu rugo
cyangwa abashuti banjye bansuye. Kuri nyir'ubwenge mbese navuga iki, nyir'ugukomera n'iki nagushinja, ishyanga hose nibavuge ko wera, sanzure naryo reka bagushime. Wambanati, oh wambanati, oh wambanati, siyabonga, siyakosa Yesu, siyabonga ngo sina makosi, siyabonga Yesu, siyabonga. Wabanye natwe, oh wabanye natwe, oh wabanye natwe, warakoze, warakoze Yesu, warakoze mwami w'abami, warakoze hari akarimbo ka Israel kitwa ngo kira nitwa tugeze kuririmba kare kajya kitwa ngo ki kitwa ngo kira. Okay, turimbe ya ndivuga ngo ariko iraremeye cyane, ya ndivuga ngo erega ubutayu bwatumye ibiganza byawe, sinzi niba wayishobora cyangwa uyizo. Ntabwo ari ko umuntu aba atayishobora, ahubwo bitewe no ko umuntu aba atazikora cyane. Atazikora cyane. Akandi kundi muhanzi hari akandi karimbo ariko zoroha cyane. Ndanyuzwe mu mutima wanjye, mfite indirimbi bihumbi, narindi jambo nshaka kuvuga usibye igushima. Ndanyuzwe mu mutima wanjye, mfite indirimbi bihumbi, narindi jambo nshaka kuvuga usibye rigushima. Uwiteka nje imbere yawe nciye bugufi. Urumva ko nta Aline Gahongayire aho tumufiteho kopi. Hanyuma ibintu byo kuririmba ubundi kuri weho uri gucuranga wumva umerewe ute gucuranga uniririmbira? Hanyuma tugiye no muri talent ya wumva bizagarukira kuririmba mu bukwe cyangwa uravuga ati ntago byagakwiriye guherera hanga? Ubundi ngiye kuri ngewe umuziki ni umwuga wo guhuza amajwi mu buryo bunogeye amatwi, kandi ntago bwanogera amatwi y'abandi nanjye ubwanjye ntaranogerwa. Mbere yo kugira ngo bishimishe amarangamutima y'abandi ngiye mbanza nkabyiyumvamo. Urumva rero ibyishimo nshaka kugenera abantu nanjye nibyo ngomba kwigenera, kandi ninjye bigomba kunyuramo. Okay, kubyerekeranye no kuteza imbere ukava kuririmba wenda mu makwe cyane, tukabona JP ku ruhando rwa muzika hejuru acuranga niririmbira, afite n'abandi bamu breaking abantu abakobwa bagwa hasi nkuko abahanzi bakunda kubyifuza, ufite abafana benshi, izo nzozi zo zihagaze gute? Ngewe ndakora kandi ntago magarara, umuziki wanjye ndawukora kandi ntago nkokora ngamije kugira ngo ncike intege cyangwa kugira ngo bihite birangirira aho ngaho. Ndakora kandi mfite ibihangano byanjye, kuri YouTube navuze ko amazina nkoresha n'iki, urambona nta kibazo kabisa. Okay, hanyuma rero abantu mwifuza JP nyine bahe contact muzagende mu murebe tugende tuyiganira ku musozo subura, reka dukore nakandi karirimbo kamwe kavuga ngo burya iminsi ikoko ni mibi, ntekereza kuko bisa kose ugomba kubizi. Burya iminsi koko ni mibi, ibabaza abakundanye, hanagura ayo marira, mwana nkunda tuzabonana. Yes, isi yacu yameze amenyo, ibyo tubona ubu sibyo bya kera, biratujyamano twarumiwe. Zirikana gusa iryo banga ry'umukunzi
wihangane ubabazwe no kumutegereza wimama twabashaka kukurya umutima intambwe umaze gutera nibwo butwari iyo hanze aha biri kuzamba n'amahoro ariho isi irashaje turwana intambara z'uburyo bwinshi kubwa Nyagasani tukazitsinda zirikana gusa iryo banga ry'umukunzi wihangane ubabazwe no kumutegereza wimama twabashaka kukurya umutima intambwe umaze gutera nibwo butwari. Yes, mwizere ko mumeze neza kandi mama akomeje kuryoherwa nyine akaryoshye nigahora mwita amasindi niba twarekera aha ngaho cyangwa se mu ndirimbo zawe hari indirimbo uzi nanjye nkunda ubwanjye nyine ngira ngo wenda wayiririmba mu ndirimbo yawe yenda uvuga ngo sinzi niba wayiririmba ku giti cyawe wenda wakunda kwicuranga cyane cyangwa ugacuranga indi ndirimbo yose wumva yawe ku giti cyawe ukatubwira n'impamvu wayihimbye. Indirimbo ugiye gucuranga ni indirimbo yitwa Abimenye nayikorewe na DJ Lil nyikorera muri Kigali Record. Mbega igitondo cyiza akazuba kararashe mbonye ubwiza bw'umuntu yanze kuva mu mutwe ndumva namukurikira tukajyana biganirije Karori ati genda umubwire ko wamukunze ntacyo bitwaye abimenye iyo ibyo uvuga ngo narasaze hari umusore ugira uririmba ngo ibyo uvuga ngo narasaze ufite umushere wanjye hano niwe ntabwo azi kuririmba sinzi niba umuzi ariko ibintu byo kuririmba byaramwishe araririmba ukagira ngo ari nk'umuntu wamwicariye ku ijosi sasa uzamwigishe kuririmba. Hanyuma iyo utekereje gukora umuziki wawe ukabihuza n'umuziki wo mu Rwanda wenda kuri sako sinzi igihe watangiye kumenya umuziki wo mu Rwanda ariko sobona ugenda utera imbere wenda bitandukanye na mbere. Ntabwo bikiri nka mbere kuko nta mwana navuga ngo ahagarara ahantu hamwe niyo nsohoye indirimbo yindi itari iyo nari narasohoye mbere urumva ni intambwe mbaneye kandi ikindi namwe muradufasha cyane kugira ngo tugere tubona tugera kuko iyi na interview ntabwo ari njye uzayireba nubwo ari njye ikoze nubwo nanjye nayireba ariko ntabwo ari njye gusa urumva ko mudufasha cyane. Hanyuma umuntu ashobora kwibaza sinzi wenda niba ayo mafaranga ataraguciye intege cyangwa ariyo yakumotiviye amafaranga wafashe bwa mbere umuntu yagutumira cyane ati ngwino ucurangire yarangahe make wakuruka bagatanga amafaranga ni make ndumva nciye intege ariko nta kundi tu ahita mvuga menshi kuko mvuze make ashobora gusanga oya make burya make ikintu adufasha kuyamenya no kuvuga ngo ushobora kuba waracuranze ahantu hambere bakagwa 20 y'ibiceri nk'igisupu turabizi ko yagiye acuranga bakamuha 20 ariko ubu ngo narumveshe ngo kumushitura ngo ni miliyoni cyangwa 500,000 ngo niyo makeya ugasanga avuye ku giceri cya 20 akavuga ati never give up ntabwo nzigera ncika intege. Ibyo byonyine niyo motivation igatuma agera kuri nanjye muziki wanjye amafaranga mbere make nakoreye ni 5,500 kandi wacuranze cyane icyo gihe nari namariyemo kugira ngo batancishamo ijisho urumva niyo stage yanjye nayiteguye bikomeye cyane. aho ku bitanu waratashye umvumira ute kuri bitanu byawe? Naratashye amafaranga yose narayariye mu buryo bwo kugira ngo numve koko mu gihe cyose narwanye ntarwaniye ubusa iyo numva ko Yesu agira neza. Hanyuma menshi yarangaye menshi se
akubise turimo ukavuga ati this is blessing n'umugisha ndawucyoye thanks Amir azi kubita gutyo uragenda uzi kubita mu mufuka cyangwa thanks neza nafatiye icyarimwe ako ndacika intege n'ibirenze byo nzabigeraho hanyuma yose yubonye nka gutyo wenda ufashe amafaranga menshi na gitari yawe sinzi niba ufite iyindi gitari ariko yumvisha ufashe amafaranga nkayo uba wumva wayateganyaga cyangwa se nicyo utekereza cyane ku bigendanye no gukomeza kuzamura kariyeri yawe amafaranga ni amashyitsi iyo yabonye sisaba kugira ngo wayabika ariko nanone ni byinshi cyane amafaranga akora ushobora kutaguramo indi gitari ariko ugakoramo indirimbo ushobora kudakoramo indirimbo kandi ukagira akandi kantu kazatuma mu gihe uzajya kuri studio uzabona agatransport numva ntabwo amafaranga ari ubusa hanyuma abantu bakunda kuvuga ngo iyo umuntu aryamye akunda kurota ibintu abamo cyangwa se ibyo akora cyangwa se ibyo yiriwemo we iyo uryamye urota gute urota ibiki ntabwo ugira urota wenda ufite nka gitari ku buryo wenda ushobora kugira nk'ibyago ukarana n'umuntu akajya yumva kumukanda mu matwi gutya ndota ahubwo ndirimba harya ndota ndirimba ariko ntabwo ari buri gihe gusa ibijyanye na music ibyo ugomba kubirata kuko mbiha umwanya wanjye igihe kinini kandi nyine ikintu umwanya nicyo kintu nacyo n'umwanya kiguha hanyuma tugana ku musozo inzozi zawe n'izihe inzozi zanjye ni ukugera kure hashoboka kandi no kudacika intege hanyuma dusezereho muri bwa buryo bwanyu bwa gihanzi bakita ngo n'agashinguracumu tugenda ariko tubibutsa ko uyu ni JP Acoustic arakubwira ngo niba ufite ibirori aho iwanyu niba ufite party cyangwa se ubukwe niba ufite abantu babashyitsi bashaka kumva amajwi meza atari yandi ari muri studio bashyiramo ka autotune ni akantu bashyiramo ka software nashije banye kakamu ijwi ryiza kandi wapi urumva niba ushaka rero ijwi riri stereo ijwi riremeye radiophonic ijwi rikoze neza uzamuhamagare reka dusezere kandi twizere ko twabanye nawe tujye muri comment twiganirire hanyuma tuvuge ati se umwifuza nyine abaye nimero niba wazibagiwe uko bisa kose uze gusubiza video inyuma uraza kuzumva agashinguracumu Margarita yo mu cyaro niyarazi ukazagera i Kigali si Kigoma Kigali ntibahinga Kigali si Kigoma jejeje ariko nakandi karimbo kundi muhanzi wo mu Rwanda nibura ibyo nyuza muri gitari nicaye ndeba hakurya y'iriya misozi kariyo yampaye urwibutso k'urukundo twakundanye shengewe ese mwana urarizwa n'iki we yorere mwiza wanjye ese mwana urarizwa n'iki we yorere mwiza wanjye ndaje mama ndaje shenge wihogora amarira warize arahagije cyo ngwino Yes, twizere ko mwanyuzwe cyane kandi mwaryohewe n'izi ndirimbo nziza cyane JP Acoustic tugushimire kandi twizere ko n'undi munsi tuzagutumira kabisa cyangwa se undi mushuti wacu uzakwifuza nyaboneka ntimuzaduhanike tuzaba tubakeneye yes turahari kuganya hanyuma abafana bawe dusaza bababwira iki abafana banjye ntibacike intege ku murimo barimo nanjye ntabwo nzacika intege kubageneraho iby'uwo murimo barimo murakoze cyane hanyuma mujye kuri channel ye di musubscribing murebe n'indirimbo nshyashya nabonye ifite akavideo keza gusubscribinga bituma nyine umuhanzi nawe azamuka akagira abantu benshi bamukurikirana yakiraho ikintu abantu bakakireba please nimba muzonye umuhanzi hano nawe mujye mumufasha nyine mugende no kuri channel ye
murebe ibihangano bye cyane cyane nk'ibi by'umwimerere, mugende musura ibikorwa bye, mu byamamaze, mu bisharinge, mu bipostinge kuri za Instagram zanyu. Ikintu mbabwiye ni kimwe, mbahaye amahirwe buri wese agende akuramo akantu gatoya kamunyuze muri izi ndirimbo, agenda ashyira kuri status ye. Ariko ikibazo abantu benshi bakunze gupostinga ibintu birimo incyuro, kandi nta ndirimbo y'incyuro twaririmbyemo. Ariko nta kurukundo twagashyizemo. Abapostinga urukundo rero namwe nababwira iki? My name is Didas, keep watching, keep subscribing. Utarakanda akamenyetso k'umutuku cyangwa utarakora subscribe, kandi akamenyetso k'umutuku niwa yukana niyo nzogera itiza kugira ngo video dushyizeho zijye zikugeraho mu buryo bwa notification. Bye bye, see you. Nawe utarakanda subscribe, kanda ako kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.